Jeanne niba unyumva wibuka umunsi duhura kuko arimo ashinja ko ari njyewe byaturutse ko ntafashe telefone najarajaye mu macanos atandukanye ntabwo nagakwiye kuba narumvise icyo kintu mu matwi yanjye nzi neza ko uwo ubwiwe yahoraga nyibwirira ko ahuze uri umuntu mukuru sibyo nihanganiye byinshi wihanganiye byinshi why kubera iki uri gutekereza ibintu bigusiga reka mbabwize ukuri biragoye gutangaza buri kimwe cyose kuri njyewe wenda uko ibihe bizagenda bishira nzagenda mbivuga ni danje ni hatari ni ibintu bigoye ni ibintu umuntu adashobora kwiyumvisha byahabuye imitima y'abantu benshi byakuye imitima y'abantu benshi ariko nanjye ntabwo byansize biragoye kuvuga ko twatandukanye ndetse biranagoye kumva ko nyine ntari kumwe na Jeanne ntimuze kwibaza ngo ni kubera iki Promesse ari kuvuga ibi na Jeanne yaravuze biriya amakosa yose ashinja reka mbivuge gutyo ntabwo nibaza ko aricyo kintu yakabaye yarahereyeho kugira ngo abe yavuga kuri ari gihe ntabwo nigeze mubwira ko namwanze ari we ntabwo yigeze ambwira ko yanyanze ariko muri we yamaze kumva gatanya muri we yamaze kumva gatanya ariko byo bitewe n'iyi minsi nuko nagiye mbibona namaze kubona ko nyine final ibi bintu biri kugenda bikendera ntabwo ndi buhamye ko twatandukanye burundu kuko imitima yacu iracyakururana ndabizi impamvu mbivuze umuntu wanze nta nubwo bitindaho comment nagiye nzibona hano ku gasaro amaze gukora interview bamutumiye ariko nari nzi ko muri abakunzi beza ariko n'ubundi mpamya nashidikanya ko hari n'abakunzi dufite kandi b'umumaro bari banadushyigikiye kameme banatubwiraga bati congratulations kuri ni byiza muzakomerezaho tuzabafasha everything ariko ndanagaye n'abantu baciye inyuma cyangwa se bagiye bavuga ibyo nakwita nk'iharabika kubera yuko byambabaje byanankomerekeje ariko ndabasabye inyarwanda mwe ntabwo niyumvisha ko Jeanne twashwana kuko arimo ashinja ko ari njyewe byaturutse ko ntafashe telefone najarajaye mu macanos atandukanye ntabwo nagakwiye kuba narumvise icyo kintu mu matwi yanjye nzi neza ko uwo ubwiwe yahoraga nyibwirira ko ahuze ngo ngire ikintu nabivugaho byarananiye reka twe kuzabigira amaseri kuko wa mugani w'aba bakunzi bacu harimo abantu bagiye bandika ko ari seri ari nka seri tugiye kwandika ariko
ariko ntabwo ari seri. Muri sosiyete bibaho ku rwego mwebwe mudashobora no gutekereza, ariko ndabizi hari abari bunyumve duhuje problem cyangwa se ikibazo. Jeanne, niba unyumva wibuka umunsi duhura, twari twahuye, ntabwo ndi bumuvuge, ntabwo ndi bubitindeho cyane, ni ibanga ryereka mu bikiri ibanga ry'inshuti, kuko yari inshuti yacu. Umunsi dutandukana, twatandukanye twishimye, twanenjoyinze pe, buri kimwe pe. Nyuma yaho mbwira ko ugiye mu kazi kandi katakoroheye. Mukumara kubimbwira naragukundaga kandi sinifuzaga kukubangamira kuri buri business yawe yose wagombaga gukora, cyane ko muri iyi si tubamo dushakisha. Jeanne, ntabwo natunguwe no kumva uvuga ari amagambo, ariko ndahamya neza nashidikanya ko niba atari umuntu uri kudutera, Satani ari kudutandukamo. Njye sindi bujye muri byinshi, ntabwo navuga ko ari Jeanne simbizi muri rusange, simbizi kuko ari Jeanne afite ikibazo, ariko muri we nimba afite n'ikibazo, niba wowe ufite n'ikibazo, reka mbivuge gutyo. Jeanne, wimbwira ko ari byo wakwanze. Reka mbabwize ukuri, biragoye gutangaza buri kimwe cyose kuri njyewe. Wenda uko ibihe bizagenda bishira nzagenda mbivuga. Reka twe kunabitinda, umbaza ikindi. Reka mubwize ukuri, njyewe ntabwo nkubeshya pe. Njye natunguwe no kumva kiriya kintu, kugeza na n'ubu nubwo avuga ngo mu kwa 12 ngo niki yamamagaraga simufate n'ibiki byose. Numvaga ko icyo gihe nta ndwi twarimo tuvugana, kuko icyo gihe yari ari mu bihe binini. Yarambwiye ko afite akazi kandi agomba kuba ari yibere mu kazi, byanga bikunda hari ibintu byinshi agomba kuba ari mu bize, ari bize nabyo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akandi ka muntu ni umutima we, kandi nguburemo kwe nakabatagize. Natungwe no kubona akoze interview avuga yuko nagize mwanze kwirukanka ku maca. Kugeza na n'ubu uyu munsi iriya cano yambwiraga ngo ndi kwirukankaho ni cano twari twafunguye, arabizi neza ko twari twayifunguye. Twashakaga umugati nko nabibabwiraga, sibyo? Dushaka kugira ngo nibura mu by'ukuri se mwe mudukurike, ntabwo mushaka ko dutera imbere. Mu by'ukuri gutera imbere muri iyi si dutuye ni ugushugurika, ni ugushabika kugira ngo umuntu abe. Twumvaga tugiye gufungura ikindi gitangazamakuru, reka mbivuge gutyo, kuko rwa ni urubuga rwacu inshuti, umuryango twicaragaho tukaganira. Twumva ko tugiye gufungura igitangazamakuru, natwe tugakora nk'abandi, tugatera imbere nk'abandi. Aba turi kumwe mu gihugu bari gukora, murabasapotinga, turabizi ko mugira urukundo. Aba diaspora ndabasuhuje, ndabizi ko mugira urukundo, ndabizi pe. Natunguwe no kumva mbwira ngo ndi gucaracara mu kimwe ducana. Jeanne, uri umuntu mukuru, sibyo? Nihanganiye byinshi, wihanganiye byinshi.
why kubera iki uri gutekereza ibintu bigusiga? Ese uri kujya he? Uri kugaragaza iki? Niki ntakoze? Niki ntaguhaye uzabivuge n'ahandi? Niki wansabye buri kimwe cyose wansabye uzi nawe ntakoze kandi ukishima? Ahubwo uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba ufite undi muntu uri kukwitaho, maybe ntago mbizi ariko birashoboka. Promesse rero njyewe mbabarira tunabireke bitangarura ibindi bintu bigatuma mvuga ibidakwiye kuvuga, sibyo? Sinzi nimba icyo wambajije sinzi nimba nanakigushubije pe, sinzi nimba nanakigushubije ariko mbabarira ndakwinginze. Gusa Jeanne ahantu uri winteza abakunzi bacu ngo ni njyewe ruhari ko biri ku Jeanne. Muheruka ryari? Ni icyo ushaka se basi?